Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV. Ako makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Perezida Kagame na Perezida Ruto basuye kaminuza ya RIKA yigisha ubuhinzi n'ubworozi. Perezida Kagame na mugenzi we wa Kenya William Ruto uri mu Rwanda basuye ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rutangiza ibidukikije Rwanda Institute for Conservation Agriculture mu mpine akaba ari RIKA. Iri shuri rikaba riri mu karere ka Bugesera. Perezida Ruto ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri yatangiye kuri uyu wa kabiri tariki enye Mata umwaka wa 2023. Perezida Kagame na Perezida Ruto basuye iyi kaminuza iri ku buso bwa hegitari 1,300 ziriho inyubako, imirimo ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi n'ibindi bijyanye n'amasomo ayitangirwamo. Ni kaminuza iri hagati y'ibibaya bibiri ari icya Kirimbi na Gaharwa. Ni kaminuza y'icyitegererezo mu kwigisha ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi n'ubworozi, yashinzwe ku bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda n'umuryango H.E Foundation. Iherereye mu murenge wa Gashora, akagari ka Mwendo, umudugudu wa Gaharwa mu karere ka Bugesera. Yafunguye imiryango mu mwaka wa 2019, imfura zayo zikazajya ku isoko ry'umurimo muri uyu mwaka mu kwezi kwa Kanama. Ifite inshingano zo kwigisha urubyiruko rwitezweho kuzana impinduka mu buhinzi bw'u Rwanda. Nyuma yo gusura iri shuri, Perezida Ruto yanditse kuri Twitter ko ubuhinzi bukoresheje ikoranabuhanga rigezweho ryo kuhira bushobora kongera umusaruro w'ibiribwa muri Kenya no kubyongerera agaciro. Yashimangiye ko inzira yo kubigeraho ari ugusangira ubumenyi hagati y'inzego n'abafatanyabikorwa bose. Ati gushyira ingufu mu bufatanye bwacu n'abafatanyabikorwa mu iterambere ndetse n'urwego rw'abikorera muri iyi gahunda bizatuma tuzamura ukwihaza mu biribwa n'iterambere ry'imibereho ya miliyoni z'abaturage. Muri porogaramu y'imyaka 3 uwiga muri RIKA ahavana impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri siyanse mu buhinzi n'ubworozi conservation agriculture. Ashobora kandi guhitamo kuba inzobere mu bworozi animal production cyangwa ubuhinzi crop production, cyangwa gukoresha imashini mu buhinzi mechanization, ndetse no gutunganya ibikomoka ku buhinzi food processing. Integanyanyigisho z'iyi kaminuza zikoze mu buryo bufasha umunyeshuri kwiga, gukora ubushakashatsi no kwitoza ibyo yiga hagendewe ku miterere y'umuryango nyarwanda. Yigishwa kandi ibijyanye n'ubucuruzi, imiyoborere, kwihangira umurimo no gukoresha itumanaho. Ni ishuri rifite umwihariko wo kwigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu Cyongereza, bitandukanye n'izindi kaminuza zigisha ubuhinzi muri Afurika. Perezida Kagame na Ruto basuye iri shuri nyuma y'uko ku wa kabiri bakurikiye isinywa ry'amasezerano 10 arimo ajyanye n'uburezi, ikoranabuhanga, ubuhinzi n'ayandi, aho ibihugu byombi byitezemo ko azarushaho guteza imbere abaturage babyo. Minisitiri w'ubuhinzi Dr Ildefonse Musafiri hamwe na mugenzi we wa Kenya Franklin Rutiri bakaba barasinye amasezerano mu bijyanye n'ubuhinzi. Ni kaminuza ya kabiri yo mu Rwanda Ruto yasuye nyuma y'uko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yasuye Carnegie Mellon University
ishami ry'u Rwanda. Iyi kaminuza ikaba igiye kugirana imikoranire na kaminuza ya Nairobi. Iyi akaba ari nayo uyu perezida yizemo, Perezida William Ruto. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, hasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe ndetse unakore subscribe, maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye byinshi tugiye tukugezaho. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.